kuza. Uko biteye kuri ubu amakuru mfite nuko ubundi bateguye ko bitabaye nyine ibyanga APR igomba kurekura n'abakinnyi b'Abanyarwanda 4 cyangwa 5. Hanyuma abakinnyi APR yo yiteguye kuzana umuzamu we mwaramubonye ko yamaze kumuzana, umuzamu ufatira igihugu cya Burkina Faso, asori cya Mozambique Los Mambas. Amakuru mfite nuko hari reka menya gumanya bagije kwekigeza. Wowe uvuga poste gusa nta kibazo. Icyo gihugu wari wibeshyeho mbere niwe warugiye kuvuga. Icyo gihugu wari wibeshyeho mbere waruvuze. Niwe mukinyi. Aho uwo muzamu wari umushyize. Niho ndazaturuka. Ntacyo wivugira poste. Ifaransa kizaba ari cyinshi cyane muri APR. Reka mencecetse ari ibintu ntari buvuge ku mpamvu zanjye ariko igihe kiza dutemo poste ziraje. APR iragura umudefenseur central ukomeye. Umunyahanga. Ubundi hari abakinnyi b'Abanyarwanda muri APR bashoje barimo Yunusu, barimo Clement, barimo Claude, barimo na Ruboneka. Uko ari 4 APR irabongerera. Kagege asigaje umwaka ariko ne barashaka kumwongerera mbere yuko urangira. Abo bakinnyi uko ari 5 bazongererwa ariko mu kongererwa kwabo APR irashaka kubikora vuba cyane nk'aba ba Clement bafite amaofa kuko Clement na mbere yuko bajya muri equipe nationale bashakaga yuko basiga bongerera ariko barabongerera. Hanyuma irashaka kugura defenseur w'umunyamahanga uza gusimbura Suwane. Irashaka kugura aba mediateri 2 b'abanyamahanga. Iragura mu mediateri uza gusimbura umukinnyi witwa Ramati wagiye mu byibuke. Yaragiye n'abasigiye no ku madorari. Yego. Iragura umunyamahanga nanone usimbura Lamine Ba. Nawe bari kuyi. Ubona abanyamahanga babaye 4. Wibuke yuko hari umuzamu wamaze kugurwa, hari umudefenseur central, hari amediateri 2 bagomba kugurwa b'abanyamahanga. APR irarekura Omedi. Bidahindutse nawe ari mu bantu bari kuganirizwa. Ntabwo wambwira ngo urekweje Ibero musigara nyombe. Ira kuruwari yose bashaka kwirekura. Rwose n'uragomba kugenda. Bagomba kwiguraho umunyamahanga bakinjizamo na Rene. Niko biri guteganywa. Ubwo urumva baba abanyamahanga 5 uzaza gusimbura Omedi. Barashaka n'umwataka uzaza gusimbura Mamadusi. So APR uko bihagaze ubu byara kugura abakinnyi 6 b'abanyamahanga yamaze kugura umwe w'umuzamu ubisigaje kugura 5 none ikarekura Abanyarwanda 4. Uwa mbere ushobora kugenda twamuvuze ni Barafinda. Undi uri kuvugwa cyane nibizi Ramadhan bagomba kumuhereza. Ramadhan bagomba kugenda ari kuvugwa cyane muri polisi no muri Kiyovu. Nigendera Ramadhan niyo batamurekura agenda iwe nasa. Hari abandi 2 bakiri muri haracyari bloke vuga atari kwa babana ko ari batoya mwabaretse mwe bagumye ahangaha. APR rero igatekereza yuko umwanya warugeze wo kugira abana bahereza chance bo mu ntare bakaza gufasha abo ngabo. Hari n'amakuru y'umusore witwa Ndayishimiye Didier ushobora gusimbura Omborenga nawe bivuga yuko ashobora gusohoka. Alex arahaguma akaba backup. Alex arahaguma ni muto. Hari umuntu wamwangiye kandi nizeye ko bigoye kubashobora guhita bamuzana ubu ngubu kubera yuko bavuga bati dufite Kagege uri gukura nyine uri kugenda utera imbere dushaka kongera igihe kirekire bakavuga yuko ngo bashobora batangiye no gutekereza n'ibintu byo kujya hanze ngo bashobora kuba wenda baguma nabo bafite wenda Didier muri U20 ya Sekafa ndajangiye iminota. Watara afite ibitego 18 umukurikira afite ibitego 16 sibyo 17 sibyo niba rero umukinnyi ufite none so wagira umugisha kuki atarusha Watara ibitego ntabwo yakini kuki dushaka ko umukinnyi ko murusha ibitego se none se ntabwo adetunje bakinnye muri champion kuki se barusha ibitego ni umuntu yakoze ashimye ibyakoze uko twemerere rero ko Tayibarusha agira umugisha arusha Kuribari arusha ari ibyo Abdaramani kapiteni wa Hilali ntabwo umukinnyi yatsinda ibitego 18 ntabwo umukinnyi yatsinda ibitego 18 yabihawe nk'impano sibyo ari ibyo aba yakoze mu by'ukuri ari kinaba yakoze APR buretse gato APR ntabwo izagura agira umugisha APR ntabwo izagura Detunji sibyo mu banyamahanga ifite tuvuge APR ifite abanyamahanga 10 hose hamwe sibyo APR ntabwo izabyuka mu itorero rukana abanyamahanga 10 niba mu banyamahanga 10 ifite hari bani zagumana sibyo
tereba ngo abitwaye neza ni bande abari hasi ni bande. Urugero Omedi arakuze ntakibona iminota yo gukina ihagije, uwo Omedi nagenda ntawe uri buburane sibyo. Suwane ntakina nagenda ntawe uri buburane, Mamadusi ni umubencheri nagenda ntawe uri buburane. Ariko Watara wabaye top scorer ni umukinnyi wo gukipinga. Kiwanuka watanze asiti nyinshi muri APR ni umukinnyi wo gukipinga. Abo ni abakinnyi ba APR abanyamahanga bitwaye neza sibyo, imibare irabavugira. Noneho nuza abasumbye urwego bazagenda bafasha n'abandi kuzamura urwego. Ntabwo uzabyika mu gitondo ukajya abanyamahanga 10 so babirukana ukabaha ikisi. Ntabwo umwanya none isa nahise no gukurikira Rikari byamunaniye kubera ko rero ukunda kuryimana ni byiza nuritanga none ugiye kuri biratuma uduha natwe. Urakoze cyane. Njyewe kuba muri kuvuga ngo Kiwanuka ngo ntabwo akina sinemeranya namwe. Uyu ni umukinnyi w'umuhanga unarusha barafinda ntabwo akina kuko amurusha ni umutoza ugena iminota baha. Icya kabiri mu bakinnyi b'abanyamahanga APR FC ifite ntabwo twashimye urwego rwabo kubera ko yahuye n'ikipe ya Al Hilal iyirusha tukabona koko yaguze abakinnyi batari ku rwego. Ariko niba abakinnyi batari ku rwego hakabonekamo abagerageje